turakwitabye karamenya gasani kugira ngo dukore ugushaka kwawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 5 Gicurasi 2025. Duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Imana ije kudukiza. Iyi somo rya mbere niyo metaki byakozwe n'intumwa, umutwe wa 6:8 kugeza kwa 15. Stefano, wa muntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, uko Imana yakamusendeje mu butoneshwe n'ububasha, yakoraga ibintu n'ibimenyetso bikomeye muri rubanda. Ariko abantu mu isengero ryitwa iry'ababohowe hamwe n'abanyasireni n'abanya-Alexandria n'abantu bo muri Silisiya n'abo muri Aziya batangira kujya impaka na Stefano, nyamara ntibashoboraga guhangara ubuhanga bwe, kimwe na Roho muvugiragamo, bituma bagurira abantu ngo bavuge bati, twamwumvise avuga amagambo tukamusa n'Imana. Nuko bahuruza rubanda hamwe n'abakuru b'umuryango n'abigisha amategeko. Baraza bamugwa gitumo, baramufata bamujyana mu nama nkuru. Niko kuzana abashinja b'inyuma, baravuga bati, uyu muntu ntahwema kuvuga amagambo asebya ahantu hatagatifu kimwe n'amategeko. Tunamwumva avuga ko uwo Yesu w'i Nazareti azasenya ahantu hatagatifu akanahindura amategeko twahawe na Musa. Abari mu nama nkuru bose baramwitegerezaga, maze babona mu ruhanga rwe hasa naho umumarayika. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo. Naho ibikomangoma byakorana bikamvuga nabi, umugaragu wawe ahora azirikana ugushaka kwawe. Ibyemezo byawe bintera guhimbarwa, imigambi yawe niyo mfatiraho inama. Nakugaragarije inzira zanjye, nawe uransubiza. Unyigisha ugushaka kwawe. Unyumvisha inzira y'amabwiriza yawe, kugira ngo njye nzirikana ibyiza byawe. Urandinde inzira y'ikinyoma, maze ungirire ubuntu mpa amategeko yawe. Nahisemo kutazagutenguha, nsobanukirwa n'amateka yawe. Hahirwa abadakemwa mu mibereho yabo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo 22 kugeza ku 29. Yesu yarambutse inyanja agenda hejuru y'amazi. Bukeye imbaga y'abantu bari basigaye hakurya y'inyanja, babona ko nta bundi bwato bwari buhari uretse bumwe gusa. Bari bazi kandi ko Yesu atari yabugiyemo hamwe n'abigishwa be, ahubwo ko abigishwa bari bagiye bonyine. Icyakora andi mato yari yaturutse i Tiberiya, hafi y'aho bari baririye imigati. Ya mbaga y'abantu ibonye ko Yesu n'abigishwa be batagihari, bajya mu mato bagana Kafarinawumu kuhashakira Yesu. Bamusanga hakurya y'inyanja, baramubaza bati, mwigisha, wageze hano ryari? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo murashakira ko mwari imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo nimuharanire ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka, ibyo Umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati, twagenza dute kugira ngo dukore ibyo Imana ishima? Yesu aramusubiza ati, igikorwa Imana ishima nuko mwakwemera uwo yatumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Turabasuhuje, buri wese avoma amahoro kuri Kristo. Aho wumva hari umuhoro iwawe, ngwino uvoma amahoro kuri Kristo. Yesu Kristo afite amahoro asendereye. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Uwari ifunguro, uhawe ifunguro rya Kristo, afungurira abandi koko. Niho tugiye kuganisha isomo ry'uno munsi ku ifunguro. Aho twari tugeze mu ishuri rimwe, bamwe twiganaga, hari inshinga y'igifaransa yari yatunaniye kwandika. Inshinga yo kurya, nourrir, nourriture. Nuko umunsi umwe mwarimu, kugira ngo adufashe iyo nshinga twige kuyandika neza nta makosa arimo, nuko aratubaza ati, umuntu arya kangahe? Turasubiza duti, ni inshuro nyine utazi, ni nyinshi cyane. Hanyuma se umuntu apfa kangahe? Nuko turasubiza duti, umuntu nyine apfa rimwe. Nuko mwarimu aratubwira ati, nuko rero inshinga nourrir bayandika na ra ebyiri, double R.
kubera ko nyine umuntu arya kenshi, naho inshinga muri bakayandika n'inyuguti imwe ya R, inyuguti imwe ya R, kubera ko umuntu apfa rimwe gusa. Guhera ubwo ntitwongeye kwibeshya mu myandikire y'ishinga muri gupfa ko ari R imwe, n'ishinga nurir ko ari double R, R ebyiri. Nuko guhera uwo munsi nyine birumvikana dukunda ibiryo, kubera ko nyine umuntu arya kenshi ugapfa rimwe. Ngiye intandaro y'izo nshinga ebyiri zishombana, inshinga gupfa muri ihora higa nyine iriya nurire, kubera ko nurire ari ikize, ari ikora cyane, nuko na n'ubu baracyahigana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiri ifunguro rya buri munsi tutariye ntitwabaho, bidusaba kurya kenshi nurire plusieurs fois kugira ngo tubeho maze tugire ubuzima bwiza. Naho iyo wakuyemo rimwe bishatse kuvuga ko nyine ugiye gupfa, ukomeze urye, ufungure buri munsi kandi ufungurira abandi buri munsi. Amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo muri kumva ko turi kugana kunda, kandi twese dufite inda kandi dukunda no kurya, ariko nanone kurya ni n'itegeko, ni ikibanze utabura mu buzima, lo nécessaire. Kurya buri munsi, urya iki buri munsi, ubaho ute buri munsi. Aka kanya tugiye kuzirikana ku ifunguro rya roho. Ifunguro rya roho, ubwo Yezu adusakuza kuzirikana ku biribwa bidashira, mu ngingo igira iti gukora ikimana ishima. Twakora iki kugira ngo dukore ikimana ishima? Ni ukurya nyine ifunguro rya roho, ifunguro ibiribwa bidashira. Isomo rya mbere tumaze kumva, dutangiye igice cya Stefano ugiye gutotezwa, ubwo tuzazirikana ko bizarangira bamwishe ahorwa Kristo, umumaritiri wa mbere. Umwe muri babadiyakoni 7 duherutse kumva intumwa zitora, twabyumvise kuwa gatandatu, kugira ngo zikemure ikibazo cyari cyavutse, ikibazo cyerekeye kugabura. Nuko rero bagatora abadiyakoni 7 kugira ngo bakore iyo service, kwita ku bandi, kugabura, kugira neza abandi, gukora neza. Ubu Stefano rero turamwumva uburyo atangiye amugirira ishyari. Ibi birerekeza ku biribwa bya roho agiye kwakira, uko yakoze munsi agakora neza, akagira abandi neza, bizamuganisha ku biribwa bidashira, ibiribwa by'ijuru, ingoma y'ijuru. Ngira ifunguro tugomba guharanira ubuzima bwacu bwo kuri iyi si, no budutegurira ijuru. Ifunguro dufata hano ku isi nirituganisha hehe? Mu ijuru. Ngiye impamba twese tugomba gufata kugira ngo twerekeze kuri Nyagasani. Yamvugo Kinyarwanda igira iti impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi. Nawe nanjye twongere turebe niba impamba yacu izatugeza hehe mu ijuru. Impamvu impamba itatugeza mu ijuru, ya mpamvu nyine itatugeza i Kigali, nuko akenshi ibinusuye, nuko akenshi bidakwiye, nuko akenshi bicagase, nuko akenshi ari ibintu nyine bishira. Naho ubundi ibiribwa bidashira bitwerekeza nyine kuri iyo mpamba y'ijuru, Ukaristiya. Twongere twibutse ivanjiri turi kwakira, umutwe wa 6 w'ivanjiri ya Yohani, aho bari kuvuga kuri Ukaristiya. Ariko nanone kugira ngo habe Ukaristiya neza, haba imyiteguro yibanziriza. Na nicyo gitambo cy'Ukaristiya tuzirikana, aho tubanza kwakira ijambo ry'Imana, tukaryakira no kwemera bya biribwa nanone bidashira Yezu Kristo mu ijambo rye, hanyuma tukaza gutura igitambo cy'Ukaristiya nabo tuza guhabwa Yezu muzima muri Ukaristiya, ibiribwa bidashira. Hanyuma iyo umukristo amaze guhabwa Yezu muri Ukaristiya, agira imbaraga zimushoboza gukora neza. Ngiye impamba itugeza mu ijuru. Iyi vanjiri iratwerekeza ku bantu bashakashaka Imana, no ku Mana ishakashaka abantu kugira ngo Imana ibakize. Turumva abayahudi bamaze guhaga imigati, batangiye bashakashaka Yezu. Ese baramushakira iki? Bo baramushakira imigati ngiyi naringiye kuvuga tugura mu isoko cyangwa ushira, ya yindi yo mu ngano za bushoki. Nuko bakamushaka kugira ngo baze kurya bahage nkuko Yezu maze kubibabwira. Ariko Imana yo iradushaka kugira ngo duhe umugati w'ubugingo, ari we Yezu Kristo ubwe. Iyo ufite Yezu ufite byose, kuko Yezu ni byose. Rero abayahudi bameze nyine nka mwana bereka inyenyeri iri mu kirere, aho kugira ngo arebe ya nyenyeri gukomeza yirebera urutoki ruri kwimwereka. Bakomeje gukurikirana urutoki, nyamara bibagirwa kureba Yezu we bari barangamiye, Yezu ibiribwa bidashira. Nuko Yezu amaze kubasobanurira uwo ari we, baratangiye bati twakora iki kugira ngo dukore ikimana ishima. Amen, amen, amen. Ugushaka kw'Imana
nta kindi ngo tubisanga mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 4 murongo 32 kugeza ku 34, aho batubwira ibyo bya Yesu nta bindi ni iki, ni ugukora icyo Imana ishaka, ni ugukora ugushaka ko wamutumye ari we nde, Imana Data. Nawe nanjye rero nta kindi, ibiribwa byacu ntabwo ari ibijumba, ntabwo ari ibirayi, ntabwo ari inyama, ntabwo ari imboga n'ibindi byose bibera hano ku isi gusa. Umuntu ntatumwa gusa n'umugati uyu nguyu ugaragara amaso, ahubwo ijambo ry'Imana, ijambo ryose rivuye mu kanwa cy'Imana, Yesu Kristo we mugati w'ubugingo. Rero icyo twita ifunguro rihoraho ni icyo guhorana na Yesu, kurangamira Yesu, guhabwa Yesu, ngo kuko ukwemera kutuganisha kuri ukarisiya, ubundi tugahabwa Yesu, tukabaho neza kubera impuhwe za Yesu. Ibyo bya Yesu, gukora icyo Imana ishaka, ni icyo ujya ukora kugira ngo gishimishe Imana. Ubuzima bwawe buba ari ugushimisha abantu cyangwa buba ari ugushimisha Imana. Akenshi uzasanga duhanira ibiribwa by'isi bishira, tugashimisha abantu, tugakora ibyo abantu bashaka, ariko tukaza kwibagirwa ko ibiribwa Nyagasani ashaka ni ugukora ugushaka kw'Imana, ni ugukora ibishimisha Imana, bityo tukirinda ibidushimuta bya bindi bishimisha abantu. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuyobozi ukomeye ngo yari afite inganda ebyiri, nuko areba babiri mu bakozi be b'inyangamugayo yari yizeye kugira ngo abashinge izo inganda zari zo gusya ingano kugira ngo havemo ifu nyine yahindi izakora imigati, ya migati dutunga. Nuko rero bumvikana ko nyuma yo gukuramo ibyakoreshejwe bakamuzanira inyungu yavuyemo. Nuko rero baragenda, umukozi wa mbere ajya mu ruganda rwa ruri iburasirazuba, umukozi wa kabiri ajya mu ruganda rwa ruri iburengerazuba. Nuko baragenda bajya mu mirimo, bajya gukoresha za nganda. Bagezeyo barakora cyane. Nuko ukwezi kwa mbere kurangiye, umukozi wa ruri iburasirazuba aza kwa shebuja kuzana ibyo yungutse, ibyo yabonye. Ukwezi kwa kabiri nabwo aragaruka aje kuzana ibyo yungutse, ibyo yabonye. Ukwa gatatu nabwo aragaruka. Hanyuma bigeze ku kwezi kwa kane agarutse, nuko shebuja yibaza impamvu wa wundi wagiye iburengerazuba we atarigera na rimwe mwiyereka. Nuko afata icyemezo cyo agiye kumuhamagara, yibuze ngo nawe aza mwiyereke, azane ibyo amaze gukorera. Nuko yamuhamagara akumva telefone ntiriho. Neza shebuja atangira kumukeka amababa, ati koko ibyo twumvikanye ntabwo anzanira inyungu ibyavuye ku mashini namuhaye. Nuko wa wundi arakomeza arajya gukora, akomeza kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, rwose ari nyagamugayo, aza buri gihe akerekana inyungu, ibyo yabonye byose akabishyira mu maboko ya shebuja. Umwaka urangiye, wa wundi uri iburengerazuba nta na kimwe arazana kwa shebuja, kandi yahamagarwa ntiyitabe, ntiyabashe kumubona. Nuko shebuja amaze kubona uw'iburasirazuba uburyo yitanga, akamuzanira ibyo uko yakoze byose akabimwereka, neza shebuja yumva aramukunze. Uwo rero iburasirazuba byibuze ukuntu yitanga, akamuzanira, akamugezaho raporo y'ukuntu ibintu byagenze. Nuko shebuja afata icyemezo cy'uko uriya mukozi w'iburengerazuba agiye kujya kumwirukana. Afata ibaruwa arayitegura kugira ngo uriya mukozi amwirukane, rwose amuvire mu bintu, byibuze azabishinge undi cyangwa bishinge wari uri iburasirazuba, kuko n'ubundi ari ubikora neza. Nuko aragenda, amaze kwandika ibaruwa, aragenda ajya iburengerazuba yigererayo kugira ngo arebe ibyo uriya mukozi arimo, ubundi ahita amwirukana. Nuko amutumaho kugira ngo amwirukane. Nuko amugeze iruhande, asanga wa mukozi ari mu mirimo ikomeye cyane ku buryo atabonye n'akanya ko kuruhuka. Nuko shebuja agira amatsiko kumubaza impamvu akora cyo ubutaruhuka. Nuko aramubwira ati, databuja rero nafashe icyemezo cy'uko ngomba kuzakora, ngakora cyane kugira ngo nteze uruganda rwawe imbere. Nuko shebuja aratungurwa, asanga wa mukozi buri kwezi yaragiye abitsa amafaranga yose yabonye inyungu menshi cyane. Shebuja rero akaba atarigeze areba ko uwo mukozi yagiye ashyira kuri konte amafaranga angana cyo. Neza shebuja afatwa n'ikintu aratangira ararira, ngaho fora icyamurizaga. Yibazaga uburyo yari yaje yahoreye na yabarwa agiye kumwirukana, afata agatambaro atangira kwihanagura. Sinshaka kuvuga ibyahakurikiye, naho urabyumva ko niba uzanye baruje kwirukana umuntu kubereye mu mirimo, ari uri kugukora imirimo yose, iyo baruwa birumvikana ko nyine uzayisubizayo
aho kuzakomeza nyine umushime. Nuko shebuja ahita afata icyemezo cy'uko atongera gusubira iwe, ajya noneho iburasirazuba kugira ngo nanone yigerereyo asure na wa mukozi mwiza, kuko abonye ko umukozi uri iburengerazuba abyitwayemo neza, asigaje gusura iburasirazuba. Nuko ayitira iburasirazuba. Ngo ageze iburasirazuba naho aratungurwa. Dore icyamutunguye, ngo asanga wa mukozi yaragurishije rwa ruganda, ahubwo agenda acungana n'uko ukwezi kurangiye akagenda amuha kuri ya mafaranga yagurishije muri rwa ruganda. We akajya agira ngo ni inyungu, kandi ari amafaranga yagurishije rwa ruganda. Neza neza shebuja ariheba, atangira kurira. Yagiye iburengerazuba ararira. Arizwa n'iki? Arizwa n'ikiniga cy'ibyishimo cy'umukozi uri gukora neza, wamuboneye inyungu nyinshi cyane. Hanyuma ageze iburasirazuba naho ararira, bitewe n'umukozi wagurishije uruganda rwe, akajya amubeshya ati rwose ndikuzana inyungu, akamwereka imbere buri kwezi nk'uko babisezeranye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Muri aba bombi, ari uwari uri iburasirazuba, ari uwari uri iburengerazuba, uwakoze ugushaka kwa shebuja ninde? Hari imvugo igira iti ibishashanyana byose si zahabu. Akenshi uzasanga abantu bashayininga, abantu bari iburasirazuba akenshi bashaka nyine kwigaragaza neza, gukora ibishimisha ba shebuja. Ariko abari iburengerazuba nyine, aho izuba nyine riri kurengera, nawe urumva ko riri kurenga, ntibitabweho. Iburasirazuba aho hose bagaragara neza nk'abari gukora neza, kandi kera baragurishije uruganda rwa shebuja, bari kwishora mu ngeso mbi. Uruganda bararushoye mu ngeso mbi, nabo ubwabo barishoye mu ngeso mbi, ariko icyabo ni ukugenda bagaragara neza neza. Ba shebuja bakishima ati mbega umukozi mwiza, mbega umukozi mwiza. Mu gihe abari iburasirazuba bakora za depanse, basesagura, abari iburengerazuba bari kuzigama. Ese wo mu ruganda rwa shebuja uri iburasirazuba cyangwa uri iburengerazuba? Abantu benshi twitwara neza inyuma, tukagaragara neza amaso ya databuja, ariko imbere nta kirimo. Imbere turi babiracika, babiri hanze, turi kugaragara neza gusa. Uzasanga muri ino si hari abantu batunzwe no kujya bajya kwa bashebuja batwaye utubindi tw'ubuki, batwaye za ruswa, batwaye za envelope. Nuko bagera kwa shebuja, bashebuja bakakomera amashyi. Kandi atwaye akabindi k'ubuki, ari kujya kurega mugenzi we, atwaye akabindi k'ubuki, ari kujya kunyonga mugenzi we, atwaye akabindi k'ubuki, ari kujya gusebya mugenzi we. Nuko shebuja ati mbega umukozi mwiza, mbega umukozi mwiza. Ngibi biryo abantu benshi bakunze kurya, ibiryo byo kubeshywa, bya bindi by'uko nyine utagera ibwami, abeshywa byinshi. Icyo tugiye gusorezaho ni ifunguro rya buri munsi, ifunguro bita kwigererayo, kwigerera kuri terrain, ukigererayo. Iyo shebuja atakiza kwigerera iburengerazuba ngo arebe aka karengane ndetse n'imvune y'uyu mukozi, ibiryo bye yari kuba nyine yaramwirukanye. Nk'uko kwigera ukabanza ukigererayo. Iyo shebuja atakiza kujya iburasirazuba ngo arebe iby'uyu mukozi w'umubeshyi umuryarya, ntabwo ari gupfa kumenya ukuri. Nk'uko natwe tujye twigererayo. Bayobozi mutagera kuri tere, mukakira impuha, ibiryo by'impuha. Ibyo biryo tuzirikana ko Imana itabishima. Ibyo biryo ni ibishimisha abantu, tukababaza Imana. Tekereza nawe ugaca urubanza utarigererayo. Ibiryo bya buri munsi, kwigererayo, kwigerera kuri Yezu, ugafata amakuru nyayo, amakuru aturutse mu mvune, ugafata amakuru nyayo, kugira ngo nawe ejo n'ejo bundi utazabeshywa byinshi. Ngibi biribwa bidashira, ngibi biribwa bya buri munsi, kwigerera kwa Yezu, guhura na Kristo, gusangira na Kristo, kwakira Yezu Kristo mu biganza byawe. Ibiryo byawe ni ibihe? Gukora icyo databuja ashaka. Ninde? Ni Imana. Kugenza neza, kwitwara neza, gukora neza buri munsi, kandi ugakora udakorera ijisho buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.